Ndabasuhuje mwese, amahoro n'imigisha Imana itanga bibomeho. Tugiye kuganira ku ngaruka zikomeye ziterwa no kuboneza urubyaro ukoresheje uburyo bwa burundu. Ubusanzwe kuboneza urubyaro ni gahunda ifite intego yo gufasha abantu gutegura neza ejo hazaza habo ndetse n'imiryango yabo. Ariko hari igihe imyanzuro ifatwa idasubirwaho, cyane cyane iyo umuntu ahisemo uburyo bwa burundu bwo kuboneza urubyaro, nko gufunga imiyoboro y'intanga ku bagore. Ibi ni ibyemezo bifatwa rimwe na rimwe bigahindura ubuzima bw'umuntu burundu. Aha wakwibaza utese abantu bose bakoresha uburyo bwa burundu baba babisobanukiwe neza? Ese bamenyeshwa ingaruka zose zishobora kubaho nyuma y'igihe? Iki kiganiro kigamije kugufasha gusobanukirwa neza ingaruka zikomeye zishobora kugera ku muntu wakoresheje ubu buryo bwa burundu bwo kuboneza urubyaro. Ntucikwe. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam. Mbahaye ikaze. Kuboneza urubyaro ukoresheje uburyo bwa burundu ku bagore ari byo gufunga imiyoboro y'intanga ni uburyo bukora neza, ariko bushobora kugira ingaruka zikomeye zigomba kumenyekana mbere yo kubukoresha. Izo ngaruka ni izi zikurikira. Ingaruka ya mbere ni ugutwitira mu miyoboro y'intanga. Nubwo kuboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo bwa burundu bikumira gutwita ku kigero kiri hejuru cyane, ariko ntibirinda 100%. Iyo hari ugutwita kwabaye, akenshi kubera mu miyoboro y'intanga aho kuba muri nyababyeyi. Ligature de trompe ishobora kudakorwa neza 100%, kuko hari igihe umuyoborantanga waba utifunze ngo uhure neza, maze akantu gato kasigaye kagafunguka mu gihe kirekire, bigatuma intangangabo inyura aho hantu igahura n'intangangore, maze umugore agasamira mu miyoboro y'intanga kuko inzira isanzwe igana mu mura yafunzwe. Kubera rero ko aho hantu hatagenewe gutwara inda, igira ikurira hatariho, bikarangira haturitse kuko umuyoborantanga udashobora kwaguka nk'umura, bigatera kuva amaraso menshi imbere mu nda. Iyo bitamenyekanye vuba rero, bishobora no gutera urupfu rw'umugore wasamiye mu miyoboro y'intanga. Urumva rero ligature de trompe cyangwa gufunga imiyoboro y'intanga ntabwo ari zero risk. Bisaba gufata icyemezo wabanje gusobanukirwa neza ingaruka zabyo. Ingaruka ya kabiri ni ingaruka zo kubagwa. Kuboneza urubyaro kwa burundu bisaba kubagwa, nubwo byaba ari ukubagwa byoroheje, ariko kubagwa ni ukubagwa birumvikana. Nk'uko bigenda ku kubagwa kose, hari ibyago bikurikira bishobora kugera ku wabazwe, nko kubabara bikabije nyuma yo kubagwa, kurwara infection aho wabazwe, kuva amaraso menshi, no kwangirika kw'indi myanya yo mu nda nk'uruhago cyangwa samara. Ku bagore bamwe, izi ngaruka zishobora kudakira vuba cyangwa zigatuma usubira kwa muganga inshuro nyinshi. Ingaruka ya gatatu ni ukwicuza gukabije nyuma. Kwicuza ni imwe mu ngaruka zikomeye cyane z'ubu buryo. Hari abagore bafata iki cyemezo kubera gutinya urutoto rukabije rw'abagabo babo. Umugore ashobora kubyara kenshi yikurikiranya, nta ntera iri hagati y'umwana n'undi, ku buryo umwana ucutse atabasha kumufasha umwana yabyaye, maze bigatuma afata icyemezo ahubutse cyo gukoresha ubu buryo bwa burundu bwo kuboneza urubyaro. Bamwe mu bagabo bagwa nabi, usanga hari igihe umugore abyara yikurikiranya, ba bana bitwa indahekana, akamucyurira ko icyazi ari ukurya no kubyara gusa. Rimwe na rimwe umugabo akanamuta akiri ku kiriri, maze umujinya ugatera wa mugore agafata icyemezo ahubutse, agahita aboneza urubyaro mu buryo bwa burundu ngo kugira ngo umugabo atazongera kumuta. Hari n'abagore bafata iki cyemezo cyo gukoresha uburyo bwa burundu bitewe n'igitutu cy'umuryango bashatsemo cyangwa se imiryango bavukamo, aho usanga bababwira ati ese abo bana uhora ubyara hari isoko uzabagurishamo. Ibyo bihinduka igikomere kuri uwo mugore, maze agafata umwanzuro agakoresha uburyo bwa burundu bwo kuboneza urubyaro.
Hari n'abagore biyobera ku giti cyabo bitewe n'ubukene maze bagafata uyu mwanzuro wo kuboneza urubyaro bakoresheje uburyo bwa burundu. Abandi nabo bakabiterwa n'umunaniro wo kubyara inshuro nyinshi. Izi mpamvu zose zateye aba bagore kuboneza urubyaro bakoresheje uburyo zishobora kubagarurira kwicuza mu gihe runaka, kuko nyuma y'igihe iyo ubuzima buhindutse nko gupfusha umwana, gutandukana n'uwo mwashakanye cyangwa se gushaka undi mugabo, birumvikana ko ukenera gutwita ngo wagure umuryango wongeye gushakamo. Iyo waboneje urubyaro bya burundu rero byagukururira kwiheba cyane kubera kwishinja ko wifungiye amahirwe y'ubuzima. Uku kwicuza rero bishobora kugera ku rwego rwo gutera kurwara agahinda gakabije, kwigunga no kwiyanga, byose bikaba ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe, wareba nabi ukaba wanaba n'umurwayi wo mu mutwe weruye. Ingaruka ya kane ni ukubabara mu nda igihe kirekire. Hari abagore bamwe na bamwe bagaragaza ko nyuma yo gufunga imiyoboro y'intanga bagira ububabare budashira mu nda yo hasi. Ububabare bushobora kugaruka kenshi, bukiyongera mu gihe cy'imihango, maze bikabangamira imirimo ya buri munsi. Nubwo bitabaho kuri bose, kuri bamwe bagira kino kibazo bishobora kubangamira ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina hamwe n'uwo bashakanye n'imibereho muri rusange, maze ntimwongere kwishimira urushako. Ingaruka ya gatanu ni uko utongera gusama burundu. Kuboneza urubyaro mu buryo bwa burundu bigamije gukumira burundu guhura kw'intangangabo n'intangangore ngo habeho igi, bityo gusama ntibibe bigishoboka 99.5% ku bagore. Iyo imiyoboro y'intanga ifunzwe cyangwa yaciwe n'iyo umugore yaba agifite imihango isanzwe, ntashobora gusama kugeza kuri 99.5% nk'uko twabibonye mbere. Ikibazo gikomeye ni uko abantu bamwe bafata iki cyemezo batiteguye bihagije, cyane cyane abagore bakiri bato. Iyo bageze mu yindi myumvire y'ubuzima bagasanga nta bushobozi bafite bwo kwisubiraho, bibatera ibibazo bikomeye byo mu mutwe. Nubwo hari uburyo bwo kugerageza kuyisubizamo, burahenze cyane kandi ntibutanga icyizere gihagije ku buryo washira umubabaro 100%. Ingaruka ya gatandatu ni impinduka ku mihango. Nubwo gufunga imiyoboro y'intanga bitahindura imisemburo, hari abagore bagaragaza imihango ibabaza cyane, kuva amaraso menshi cyangwa se imihango igahindagurika cyane. Ibi ngibi akenshi biterwa n'uko umugore yari asanzwe afite ikibazo cy'imihango ku buryo bwihishe mbere, bikigaragaza cyane nyuma yo kubagwa. Abagore bamwe bumva ko ubuzima bwabo bw'imihango bwabaye bubi kurushaho. Ingaruka ya karindwi ni ingaruka ku mitekerereze no ku mubiri w'imbere. Hari abagore bamwe bumva ko kutongera kubyara bibambuye agaciro kabo k'abagore, icyizere cy'ejo hazaza n'ibyishimo byo kwitwa ababyeyi, maze bikabakururira kubura amahoro yo mu mutima ku buryo buhoraho. By'umwihariko abagore batabigiriwemo inama zihagije mbere nibo bakunze guhura n'izi ngaruka kurushaho. Ingaruka ya 8 ni uko bitarinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kuboneza urubyaro kwa burundu kurinda gusama, ariko ntibirinda ubwandu bw'agakoko gatera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Iyo utitwararitse rero mu mibonano mpuzabitsina, ushobora kwibasirwa n'indwara zikomeye zigira ingaruka ku buzima igihe kirekire. Kuboneza urubyaro mu buryo bwa burundu ni icyemezo gikomeye cyane. Ni byiza kuganira na muganga, ukanaganira bihagije n'uwo mwashakanye, ukanabanza ukabitekerezaho wenyine igihe kirekire mbere yo kubifatira umwanzuro wa yego. Kuboneza urubyaro ukoresheje uburyo bwa burundu si icyemezo cyoroshye cyangwa gikwiriye gufatwa mu maguru mashya. Umugore ugiye kubukoresha aba agomba kubanza agafata umwanya akabitekerezaho neza, akimara guhura n'impamvu imupusa gufata uwo mwanzuro agasobanuza abaganga bihagije, kuko kubaho neza ntibishingiye ku kudatwita gusa, ahubwo bishingiye ku mahitamo meza afashwe mu bwisanzure ugendeye ku makuru yuzuye. Mbere yo gukoresha ubu buryo bwa burundu rero, banza umenye neza ibyo ushidikanyaho, umenye ingaruka z'igihe gito cyangwa se ingaruka z'igihe kirekire zishobora kubaho. Unabyiganeho neza n'uwo mwashakanye
kugira ngo imibanire yanyu itazahura n'imbogamizi, kwicuza cyangwa se agatotsi runaka mugatangira kubaho mutishimiranye. Ubuzima bwiza nibwo mbarutso y'iterambere ry'umuryango. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.